Ni koko reka nongere nguhe ikaze ku makuru yacu n'ibiganiro byacu hano ku tuntu n'utundi TV, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza n'ibiganiro tugenda tubagezaho, yaba amakuru atandukanye, ibiganiro bitandukanye bigufasha kugenda wigiramo ibintu bitandukanye nabyo byagufasha mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi ugenda unyuramo. Reka rero mbone no kukubwira aho utarakora subscribe, wowe utarakanda kuri akazugira kugira ngo bigufashe ujye ubona amakuru yacu n'ibiganiro byacu byihuse bitakugoye, nuko wasimbuka ugakanda kuri iyo subscribe, wakanda kuri akazugira rwose ukajya uba uwa mbere mu kuzajya ubona amakuru yacu n'ibiganiro byacu bitakugoye. Muri make rero muri kano kanya naguteguriye ikiganiro cy'umuco nyarwanda uri kugenda ukendera, nta wundi ni umuco bita gukuna cyangwa se guca imyeyo. Rero nkaba naguteguriye n'ibyiza bitanu by'umugore wakunnye, icyo arusha umugore wundi utarakunnye, n'icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri uyu muco ugenda ukendera. Gukuna cyangwa rero guca imyeyo nk'uko bamwe babyita, ni umuhango wa gikobwa ukorwa mu muco nyarwanda ndetse n'ibihugu bya Afurika, ugamije rero gutegura umukobwa kuba umugore ubereye umugabo. Rwose uwo ni umuco ukorwa n'umukobwa, cyane cyane umukobwa uri mu myaka y'ubwangavu, kuko rwose biba bisaba kugira ngo umukobwa akore uyu muhango akiri mutoya, atarakomera mu bijyanye n'imyanya myibarukiro, kandi rwose atarajya no mu mihango. Biba byiza rwose ko umukobwa aribwo akora uyu muhango wo guca imyeyo. Umugore wakunnye aba afite umwihariko we mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kimwe rero nuko utavuga ko uyu mugore utarakunnye nawe adashobora kuba yashimisha umugabo, ntabwo ariko mvuze, ariko umugore wakunnye waciye imyeyo aba afite umwihariko, cyane cyane ko abagabo bakunze kubana n'abagore baciye imyeyo, bo bavuga ko rwose ko umugore waciye imyeyo cyangwa se wakunnye aba ari umugore ufite umwihariko ukomeye cyane, kuko abagabo barabakunda cyane. Rero abagabo babikoze cyangwa babanye n'abagore baciye imyeyo bakunnye, bo bemeza ko bafite akanyamuneza, bahorana akanyamuneza ko babana n'abagore baciye imyeyo, kuko ngo bararyoherwa cyane cyane mu gihe cyo gutera akabariro. Mu Rwanda rero rwo hambere, iyo umukobwa yabaga atarakunnye cyangwa ataraciye imyeyo ngo twagiye tubivuga, bamwitaga amazina menshi cyane asa nkaho ari ukumukwena cyangwa se ari ukumusebya cyangwa se kumuvuga ko hari ibyo atujuje. Hari amazina rero bagendaga bamwita, reka nkubwire amwe mu mazina rero bagendaga bita uwo mukobwa wabaga utaraciye imyeyo. Muri ayo mazina rero ni nko kumwita akeso karimo ubusa, ikimara kimara inka n'imiryango, kikamara n'imiryango, umupfu, n'andi mazina menshi cyane bagiye bamwita umukobwa utaraciye imyeyo. Musenyeri rero uyu Aloyizi Bigirumwami yabyanditse no mu gitabo cyiwe yise imihango, imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda. Ni amagambo rero cyangwa se amazina uyu Musenyeri Bigirumwami nawe yanditse mu gitabo cyiwe. Uyu muhanga rwose mu kwandika igitabo yanditse ko abakobwa bataciye imyeyo ari aya mazina bakundaga kubita kera mu Rwanda rwo hambere. Ngiye kukubwira rero ibyiza byo gukuna cyangwa se guca imyeyo, icyiza cyabyo, umumaro wabyo n'ingaruka nziza zabyo. Ikintu cya mbere na mbere, iyo umukobwa waciye imyeyo agira ububobere. Reka tuvuge ku bubobere. Umugore wakunnye agira ububobere pe, cyane iyo umugabo arimo gutera akabariro, rwose aba ashimisha umugabo, kuko mu myanya y'ibanga yiwe haba horoshye, hazanye ububobere bigashimisha umugabo rero, bityo rero ukabona ko rwose ko ari byiza. Ntibivuze ko rero ko uyu mugore utaraciye imyeyo nawe adashobora kugira ububobere, ariko uyu waciye imyeyo agira ububobere rwose bukabije, bwiyongereye cyane cyane, bugatuma rero umugabo nawe aryoherwa mu gikorwa cyo gutera akabariro. Ikindi cya kabiri nakubwira kuri uyu mugore waciye imyeyo cyangwa wakunnye, ikindi nakubwira ni uko akorohereza ukuza kw'amavangingo. Ndavuga, reka mvuge ku mugabo ushaka kugira ngo umugore bazane amavangingo, biramworohera cyane, kuko iyo baciye imyeyo cyangwa se uriya muhango ukuntu wakorwaga, bafataga iriya myanya yo hejuru y'umugore, ku myanya myibarukiro, hariya twita clitoris mu rurimi rw'igifaransa, bagasa nk'abayikurura ikaza nk'igiye inyuma, ikasa nkaho iba ndende. Muri cya gihe cyo gushaka amavangingo rero, mu gutera akabariro rwose, iyo umugabo arimo arashaka amavangingo biramworohera, kuko cyane cyane rwose aba akubita aha ngaha kuri iyo clitoris, hanyuma amavangingo akaza yihuta cyane. Rero umugabo rero nawe bikaba byamushimisha muri icyo gikorwa cyo gutera akabariro. Ikindi cya gatatu nakubwira ni uko umwambaro aba ari umwambaro ku mugore. Mvuze iki cya gatatu, abantu bakuru bo banyumva, abasheshe akanguhe banyumva.
Kera rero hari igihe umusaza yahuraga n'umukobwa akamureba akamubwira ati uraho muko, ati n'abo bakobwa baraho. Iri jambo rero ryagucanga utabanje kuryumva neza, utankurikiye cyangwa se utari umuntu mukuru, ariko reka mbigusobanurire nawe menye. Iyo umusaza yahuraga n'umukobwa runaka akamubwira ati uraho muko, ati n'abo bakobwa baraho, yashaka kumubwira yuko ari aho, ndetse guca imyeyo ubwabyo nabwo ni ubukobwa. Yamubwiraga ati se uraho, n'aha ngaho hepfo aha ngaho waciye imyeyo hari aho hameze neza, ni ukuvuga ngo nabwo ni ubukobwa. Ati uraho, ndetse n'abo bakobwa baraho, bishatse gusobanura ko no kuba umukobwa yaraciye imyeyo nabwo bwari ubundi bukobwa yabaga yiyongereye. Ngira ngo aha muranyumva neza. Rero kuba waraciye imyeyo nibwo bwari ubundi bukobwa. Bishatse kuvuga ko rwose utaraciye imyeyo nta bakobwa waba ufite, ahubwo utari umukobwa, umukobwa n'uwaciye imyeyo, niko abasaza bo hambere bavugaga. Ati rwose uraho mukobwa mwiza, ariko unsubize n'abo bakobwa niba bahari. Urumva ni ibanga rikomeye cyane, abantu bakuru bashobora kuba aribo babizi, ariko batoya bigoranye cyane kugira ngo uwo bize. Ariko ni ku Tuntu n'Utundi TV udukurikiye rwose ugenda umenya ibintu bitandukanye byinshi cyane. Iki rero imvuze kuba ari umwambaro ku mugore cyangwa se ku mukobwa waciye imyeyo, abakuze bose bataba babyumva cyane, kuko umugore wakunnye iyo niyaba yambaye niyaba yicaye akicara nabi, kugira ngo uzapfe kubona ibice by'igitsina cyiwe biba bigoye, ntabwo wapfa kubona ibice by'igitsina cyiwe. Abantu bakunnye cyangwa se ababizi uko bimeze koko bazi ukuntu ibice byabo biza kumera. Hari ukuntu imyanya yawe y'igitsina isa nkaho iba yarabaye miremire, hanyuma muri cya gihe umukobwa asa nk'uwicaye gutya, igasa nk'ikingira iriya myanya y'igitsina y'imbere. Reka mbivuge uko mu kindi kinyarwanda ngenekereze kugira ngo tutaza kubivuga mu yindi sansi, mu yandi magambo, ariko ni uko biteye. Rero kugira ngo niyaba yambaye ubusa nta mwambaro w'imbere yambaye, kugira ngo uzapfe kubona imyanya ndangagitsina y'indani biba bigoye. Reka tubyite ngo ni nk'umwambaro ku mugore w'imbere, ariko ni n'ubukobwa buriya. Bwa ni ubukobwa bw'umukobwa w'umunyarwanda wo hambere, niko yavuga ko afite ubukobwa bwuzuye. Wabaga utarakunnye, utaraciye imyeyo, aba ari nta bukobwa wari ufite, ntabwo ari umukobwa wuzuye icyo gihe. Icya kane nakubwira rero, nakubwira kuba waraciye imyeyo, kwigirira icyizere. Nicyo cyiza cya kane nakubwira, ni ukwigirira icyizere. Reka mbisobanure muri aya magambo. Umukobwa wakunnye niyo rwose yabaga abura icyumweru kimwe ngo ashyingirwe, ndavuga umukobwa wo hambere, yabaga yumvaga rwose yiteguye, kuko guca imyeyo byabaga rwose ari igikorwa umukobwa agomba kubanza kwitegura mbere yuko rwose uzashaka. Kandi nakubwiye ko ari igikorwa cyakorwaga mbere, umukobwa akiri muto, akiri umwangavu, atarajya mu mihango, atarakomera ngo bibe byamugiraho ingaruka, kuko iyo ukuze ugaca imyeyo byanga byakunda bikugiraho ingaruka. Rero iyo umukobwa yabaga yaraciye imyeyo, kabona niyo yabaga yabuze amafaranga yo gukora yo gushyingirwa, cyangwa se kuba yabuze ibintu birongoronwa n'iki, ariko yabaga yarakunwe cyangwa se yaraciye imyeyo, rwose yabaga yumva rwose yiteguye buri kimwe cyose agifite, bitewe n'uko afite iby'ibanze bituma umugabo amunezeza, umukobwa nyine witeguye kunezeza umugabo. Kera rero iyo wabaga warashakaga cyangwa se ushatse umugabo utarakunnye, byabaga rero ari ikimenyetso cy'uburere buke, cy'uko utigeze urerwa, utahuye n'ababyeyi ngo baguhe uburere bwuzuye. Rwose ko abantu kera bavuga ko iyo wabaga utarakunnye ntiwabaga warageze mu rubohero, ahandi abakobwa babaga bicaye bari kubohera udusambi, bari kuboha utwibo. Ahangaho cyaraziraga, nta n'umuhungu wahakandagiraga, kuko urumva niho bakoraga imihango yose yo gukunwa, yo guca imyeyo. Iyo rero ahangaha niho bakoraga imihango no kuganira amabanga yabo, nta muhungu wahakandagiraga. Iyo wahakandagiraga rwose umusaza yazanaga ikibando akakwirukankana, iyo yemeye ko wakandagiye mu rubohero ntibyari byemewe. Rero umukobwa warongowe wagiye gushaka umugabo atarakunnye, ataraciye imyeyo, byabaga ari ikimenyetso kigaragaza ko nta burere wabonye, utaragiye no mu rubohero. Urumva ni ukuvuga ngo wabaye umukobwa w'ikirara. Rero ibyo rwose byo, uretse ko kera ntabwo byapfaga kubaho kuba wagenda gushaka utaraciye imyeyo, byabaga ari ikizira. Rero kubona umukobwa rero utarakunnye, ba nyirasenge bari kuba bari hebwe ngubwo, cyangwa se bakuru be bari kuba bari hehe.
rero ni umuco wahabwaga agaciro cyane cyane kuba uwo mukobwa we wagomba kuba ugiye gushaka waracimye. Ni umuco rwose abakuru bakundaga guhereza agaciro cyane cyane, kuko na nyirasenge ntiyari kumwemerera kugenda gushaka atarakunnye cyangwa se ataracimyeyo mu rundi rurimi. Ikindi cya gatanu rero ni ukugira igikundiro ku mugabo we. Icyo ni cyiza cya gatanu cyo kuba waracimyeyo ku mukobwa, ugira igikundiro ku mugabo. Rero niba ibyatangajwe haruguru nagiye nkubwira byo kugira ububobere, amavangingo, iyo bishobotse neza nyine nagiye mbikubwira haruguru, muri make umugabo anezezwa n'imiterere y'umugore we cyangwa se ibyo amwifuzaho abibonye neza. Ibyo umugabo yifuza ku mugore iyo abibonye neza rwose aranezezwa, akarushaho kumukunda pe, igihe cyose akirinda no kumuca inyuma, kuko aba yumva ko nyine ntacyo agiye gushaka ahandi atabona iwe. Iki kintu ndi kubwira rero, ikintu kijya gitera inkeke cyane kandi kigatera abantu kwibaza, ni uko bamwe mu bagore bibuka ko batakunnye ari uko umugabo we atangiye kumuca inyuma, akamuca inyuma amushinja kuba atamunezeza. Iyi rero ni umuco rwose abantu benshi cyane bafata nk'aho ari umuco urimo uracika, n'ibintu bigaragara ko urimo uracika, ariko abagabo benshi rwose ntibabura kwirirwa babibaza abagore babo, babaza niyo mpamvu batakunnye, kandi barabibabaza, kandi uyu muco ukaba ugaragara nk'aho umuco uri kugenda ucika ukendera, ariko inyuma y'iminsi mike ugasanga umugabo atangiye kubaza, wacimye, uranyara, biragenda bite? Kandi nyamara uwo muco uri kugenda ucika, kandi wari ukwiye kugira ngo ukomeze ushyiremo imbaraga, ukomeze bawushyire imbaraga kugira ngo ingo zireke gusenyuka. Ahenshi ingo ziri kugenda zisenyuka bitewe n'icyo kibazo. Wajya gusanga ugasanga imaraye ku muhanda yarabikoze, ugasanga umugabo niho yirirwa, niho asigaye yibera. Rero wakibaza se ati gukuna cyangwa se guca imyeyo byakorerwaga hehe? Ibi rero ni ibikorwa cyangwa se n'umuhango wakorwaga rero abakobwa bari mu rubohero, bari kuboha ibyibo, bari kuboha imisambi, bari kuboha ibirago. Rero uyu muco rero niho bakoreraga iki gikorwa cyo gukuna, babikoreraga mu rubohero, ahantu hatarangwaga, hatakanagiraga n'umuntu w'igitsina gabo, habaga ari abakobwa gusa. Hagira umusaza ugusangamo aha ngaha ngo urebe ukuntu bigenda, byabaga ari kizira kikaziririza. None muri kino gihe rwose uyu muco ni umuco ugenda ugaragara ko uri kugenda ukendera ucika, kuko nta handi babikorera, kuko n'ubundi uyu muco wo kuboha ibirago no kuboha ibyibo wagiye ukendera ucika. Hari n'impungenge n'uko rwose uyu muco wo gukuna rwose nawe ushobora kuba ugiye gucika, kuko babikorera hehe? Bakunira hehe? Bacira imyeyo ko kereka babikoreye kwa muganga cyangwa muri laboratwari, kuko niho abakobwa birirwa. Rero ikintu cya mbere nakubwira ni uko hari abantu rwose bo basanga ko uyu muco wo gukuna cyangwa se guca imyeyo wakigishwa mu mashuri gusa, akaba ariho abana batangira guhera kumenya uwo muco, bakabimenya. Umuyobozi rero w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco we yabwiye itangazamakuru ko rwose uyu muco wakomeza kwigishwa, ukigishwa no mu miryango, ngo aho kugira ngo uzanwe mu ishuri cyangwa se uzijyane mu bigo by'amashuri ngo bigishwe, we yabihakanye, avuga ko ahubwo umuco wazigishirizwa mu miryango. Mu gihe n'imiryango rero nayo itakigisha abana abakobwa cyangwa se yigishe abana b'abangavu b'abakobwa, batangire kumenya uburyo bakora uwo muco cyangwa bakora umuhango. Minisiteri y'umuco yo yabihakanye, iravuga ati ntabwo byaza mu burezi cyangwa se ngo bijye kuri gahunda yo kwigishwa, ntabwo yajya mu nteganyo nyigisho ngo ijyeho, oya, ahubwo ngo bizajye mu muryango, hariho ababyeyi batajya kubyigishiriza abana babo, ahubwo ntibize ku ishuri. Abantu benshi uko babivuga, bavuga ko byajya kuri gahunda y'ishuri bakigishiriza ku ishuri, hanyuma n'ushaka bikorerwa ku ishuri, ariko abayobozi b'umuco nyarwanda bavuga ati oya, ntabwo byakunda ngo bijye mu muryango ariho babyigira. Rero bakunzi bacu, mbibutsa yuko rwose ko uyu ari umuco uri kugenda ukendera, kandi ari umuco ku batarabikoze ugenda ugaragaza ko hari ingaruka nyinshi cyane mbi zitera ku batarakoze uyu muco, kuko gucana inyuma,
kwirwa baterana amagambo ngo wowe ntabwo umeze nk'uyu wowe urakomeye ntabwo uzi kugira ute ibi n'ibi ngibi. Rero bakunzi bacu duhora tubabwira buri munsi ko rwose ko duhari kugira ngo tujye tubigisha tubagezeho amakuru atandukanye n'ibintu bitandukanye byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero nakuteguriye yuko mugezaho ku bijyanye n'umuco nyarwanda cyane cyane ku gitsina gore bagomba kwibanda kuri uyu muco nyarwanda wo gukuna cyangwa se guca imyeyo mu buryo kugira ngo bubake urugo ruhamye, urugo rushingiye mu gushimishanya cyane cyane mu gikorwa cyo gutera akabariro ku mugore n'umugabo ariko apana umukobwa utarashaka. Ndi kuvuga ku bagore n'abagabo babana, niho ko hagaragaza ingaruka mbi, ingaruka zo gucana inyuma bitewe n'uko hari ibyo batujuje. Rimwe na rimwe usanga abagabo rwose bahora bishyuza abagore babo se ukwere iki utameze gutya na gutya na gutya kandi byari bikwiye kuba byarakozwe. Reka rero nse nkugushimira ngaha kuri ino nkuru wabanye nanjye rero ukomeje kugenda ukurikira ibiganiro by'utuntu n'utundi TV ukanda subscribe ukanda kuri akazogera kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Komeza uryoherwe n'ibiganiro byacu turacyahari ntabwo twagusezera, komeza ugire ibihe byiza turagukunda.